what's up my people, let me hope that komeze fresh. Reka nizere ko ibintu ari amahoro. Ndabashuje muhereye hose mu ntara y'amajyepfo, ntara y'amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bagaryo ndetse n'abari hanze y'igihugu namwe ntago nabibagiwe. Reka nkomeze mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeza abe muri mwebwe. Abatameze neza ndabizi mu minsi iri imbere muzashima Imana mvuga ko ibintu ari amahoro. Mapi murabona ko noneho ubu ahantu rero abantu bameze nk'abacanganye mukunga ariko biragaragara ko byasa kose ushobora kuba naje gusura ntabwo ngiye kumubabwira ariko muraza kubona umuntu ari so guys rero ni muri ya gahunda no kugenda twikaraga imihanda icyo muza mbabwira ko mukomeza mugira mudukwicara umunsi kundi kandi turabashimiye ko God ko byasa kose kugira twereke ukunda abantu bacu nta kintu twabashinje muri make nta na kimwe tubashinje so rero naje kureba umuvandimwe inshuti yanjye from Century naje kumusura ahantu ubu niwe naje kureba bazango bamwita gute bite mbabwira cyangwa mwihore tubwire ni mbata yeah what's up Reski nimeze gute sage ewa ni fresh boy ndacho neza umva nageze kukoze kunje mu muntu utagize uyu no ubundi kangari iwacu ubwo kibazo cya kibaye wari wazize ariko ntaramenya neza ngo aracanga Ugoshi nari nyiza ariko ntaramenya ngo nahagana birimo gutekereza gufata akabuga ahubwo se cyane nibazaga ciye munsi ko kwaratarafungwe ciye munsi y'urugi ntama yaciye munsi y'urugi egarega ko byaroroshye ko gaciro ubundi yavuze ngo agaciro k'abantu bagufi urumva transport bayoroshye umwaka gusinda byakoro gusinda byakoro ndamutse nsinze ndaha no kumanuka bupine abana nshiduka ntanyacuduka nageze iriya bizari uzimpamvu kagara gusinda byamworohera numva inzoga yabiri hafi n'umutwe neza icupa rimwe ryaje rihita rigera mu nda kuko ikibazo gihe cyane kegera n'umutwe ese kagara wowe utekereza ari iyihe mpamvu umuntu anywa byera agasinda umutwe aho kugira ngo basinde kandi bagiye mu nda ko byasa ko zishobora kuba nyine ari amarikoro niba ahita ajya mu mutwe ibyo nibyo ntazi reka danje ahubwo arekera ikintu njya nibaza ari nacyo kinagoye gute ibinini by'umutwe babimwe bikajya mu nda ngibyo byasobanurwa n'abantu bize siyansi kijya mu nda kuko ari ikintu mu nda gukora iki gisize umutwe ari nawe ukinyoye bivuze ngo bajya bapfuma mu mutwe bakabishyiramo aho wajya bakora ibyo wakwisiga ku mutwe cyangwa se wajya kukinywa ugacuramo ngibyo nibyo abantu bize siyansi oya ahubwo ugomba kunywa ibinini by'umutwe ugashyira umutwe hasi amaguru akajya bikagaruka bikagera none kubwira ngo mu mutwe habamo udutsi tujyana amaraso cyangwa se nyine tugira ibintu dukora ubwo dutsi se uvuze ko nyine dukora iki rero kuvuga ngo ibyo turiye mu nda ese udutsi tujyana n'ibiryo ko muri ibiryo tubishyira mu nda ntabwo ibiryo bigenda ari ibiryo bigenda nyine ari ibindi bintu byo gutunga nyine ibice by'umubiri ibyo bintu bya ni rwasera kagara mwakiriye nk'umushyitsi wanjye yes meze neza cyane fresh kwera aho kugira ngo umenye ukuntu ibintu by'abakomedi ari rwaserera ariko akaba ari nk'umushyitsi wanjye aha ari mu rugo ariko isaro yanjye iba hanze ari mu rugo se ese ntabwo urareba irafata urunani wese oya dikanje abafite wabaye ka gift ariko intebe zanjye uko ari nyinshi ntabwo zakwirwa ko hano zibara kwibana mbega muri make bagabanyije akavuyo uri n'utugiye kujya wicara ikibazo ni kimwe iyi ni jipi y'umucyana n'agatwiko kuki waguze gahoro rya jipi gusa kandi atari jipi iri ahangaha oya ni jipi iyi ni jipi baraza bagatwara akazi kandi bakazana kandi neza ugiye kubwira ngo niyo ntabwo ari gazi irimo ntabwo ari gazi irimo harimo ikizi ese mbata umuntu ugiye kwibana muri gato ni iki kintu cya mbere atagomba kubura ntabwo agomba kubura gazi n'akabido k'amazi kuko akenshi abenshi baba basinze ugomba kureba utuntu bo mu mazi ariko muze mbakire aho twicara tuba twicara ni ukuvuga ngo ufite aho n'ukajya n'indi salo yindi ya kabiri urumva impamvu nari mbyibajije hari umuntu ushobora kuba agiye gutangira ubuzima nonaha ni iki gikoresho cy'ibanze atagomba kubura mu nzu agomba guhera haguru
icya mbere ni ukutabura gaze n'icupa ry'amazi na keto hari abajya bavuga ngo uzi keto ikintu ifasha keto ishobora kugufasha mu gukora wenda nka ntuza nka ka cyayi ishobora kugufasha kurya nk'uduzi wenda mu gihe waraye umeze nabi wenda donc byihutirwa kandi hari bajya bavuga ngo ikintu cya mbere kitagomba kubura radiyo of course igomba kubihari tugende imbere kizanjye byari mu byo nageza kwibaza icyo kibazo umwana yarambwira mu gihe igikoresho nashobora kubura ngo muri geto wanjye cya mbere ni prudence none se witeka akase bune tugarire nawe prudence urayikoresha jewe se cyeka niba babona izabana wewe nazagerageza turekeraho cyangwa yambika umukandara turekeraho pe aya turekeraho rwose uri special kabisa urabura amagi gusa ngase uri kwitamo amaye ari muri rira gaceri yewe imbabura ko yatse imbabura ko yatse ibyo ko shako nawe mbata rero ibyo ko bitabiriho basa n'akantu kutunyama inyama zirahari ko nazo mbwire ku buryo harya ibiryo bimeze gutya se inyama nazo zirahari ubu bujanga gade bugurangaye niba ubuze neza ubujanga ariko uyivuga ubujanga ifite n'inyama akokiriza ibintu biri seri ubona imbabura dusaza ntayicanye mwereka ariko gawe utajya ngo iyi mbabura se hari n'izindi izi ni ubuzima mbwira barwaye n'izindi nuko njye nashaka kwirihuturagara kubera impamvu y'inoze ariko hano kuri meze uyokereza yewe mbega no kuvuga ngo umushyitsi yaje niwe wikoreramo niwe uyokereza nanjye aka gaceri nakitekeye urirwaze nawe uri umuntu ngo ese kagarara zikotsa kuno utabuze kotsa oya nashaka zishirize ariko azirya none se sinya dore ngimbabura yagize ese inyama ishiririye buriya bimeze nka gute n'icyokezo cyagize muri hejuru bashyira hejuru bashyira niyo n'abashyirize nzi ko kiriya kintu bakimanura bakakigiza hasi iki kiriya akata wegera mekanizme bitewe oya nagira nabanze nawe yirwaneho andi bage yanjye reka mbi ahubwo ikintu ndi bukore ndakimwoye angaho kwirwanaho nibikonanira nawe mwamufite akantu se kugira ngo ntaza kwiyanduza imyenda umuntu yagira yagiye gute akantu umuntu yaba yambaye nta kibazo rwose kugira ngo urumva ko gari karame ko nyamara mbatari ari tayari mwana mbatamubonye akazigiri mbombereza ntakantu mwamufite umuntu yakambara se umupira niyo kabara agataburiye nubwo sinzi ko ntataburiye ko nako kuyambara gukimba ntari rero tugira hano uyu muhungu wanjye ntabwo sinzi ko imukwira yaza kuguhuruka ingingo nyinshi zirampama cyane gutimba ndagaswe umutwe urakomeza nk'ipine ryawe urajya ibintu byacu biba biri ku murongo ntabwo waserera kanze mwereke umuntu ntabwo nshaka kugiramo iyo myenda itaza guhumura imyotsi ako kagarara rero urizi ko uriya Godwin ahantu hahira umuntu ukwambika n'isaba cyane uyu kagiti kose yakariye wenyine umukinga yagaki ndamubona kagiti cyangwa bahagaze umukinga noneho muzana risengere oya ntasengere ngenda cyambara kuri ya erega hari izuba niyo nayambara gutya gusa hano mwereke si muno se mu muriro tugiye ngombwa ko ushyiraho ibindi bintu ni umuriro uzima ariko ingingo nyinshi zirampama ubu ukamubwira ikibazo ngira kwa kundi ujya kwa muganga ugasanga hari inkweto wambara urabona ko aragiye kujya mu bitaro nyine utaba wemerewe kujyanamo inkweto ugasanga inkweto ku muryango wambara nta nkweto njya mbona
nakambara ariko n'ahandi hantu twigeze ariko wajyanaga wakwambara za ga mu maguru kugira ngo igasi sizagufasha mu maguru ariko hari ahantu twigeze kujya Nyirakagarara n'ubundi nabwo kirampa ikibazo gihinduka iki bazana bote ishwe bazana iki bazana amakanzu ushwe cyakoze cyamukwiriye nakagofero konyine n'agapfukamunwa ko byonyine nibyo bintu byankwiye ahubwo narebye umutwe wiwe nabati cyo koza mu kabyara nuko ntatera ubwo bari mu Rwanda ntago baje kukureba wakwihakana Rwanda ntago umunini wayo none se tutabishanye ngira nkuzaniye ibirungo kirere bivuze ngo ngiye kwiyakira anga ugiye kwiyakira kwiyokereza hasi inyama sizi ni umuntu ntabwo yabanza kuzikata ari inyama babyokeje gutya bikagira kabiri mbishyireho ibishyireho bihekeye abishyira apfe kubirumanga ngukiriho cyangwa ohereza uretse mbanze ndebe uburyo nagera hano hantu naho kuhagerageza ngo si ibibazo bikomeye nabyo ni rwaserera uzo ni rwaserera zindi ufashe gutya ino phone ntaza kuyica ako mwari kwanza mukanyegerezaho gato uyu Kagarara n'inyama niki kigiye kotsa ikindi ni inyama zigiye kunyotsa arabaho ko gikorwa cyo kotsa ahangaha mugiye kotsanya Kagarara n'inyama gatuza turi mu kirugo biri burangiye ye kubera ikibazo cy'izuba ntago nakambara mu kintu imbere ko ndito cyubaki ni pantaro yikuremo oye ramenye ese ni pantaro cyangwa ni box ni ipantaro ni box hari umuntu wambajije izikaga ariyo ni ipantaro ndavuga ati bitewe n'uwiriho bitewe n'uwiriho ariko kuzuye yego ubundi bite basubiza muri ubwo buryo ariko ngiye kuri cyo iba ari box wumva bitewe n'uwuriho kuri njye ni ipantaro aragasitari ka kera abanyarwanda bazi ko mujama igeze gutaha yaruteye umugore amuterwa murenze urugo bajye kumva bumva ikintu kiridimbye aje bati none se ati ko twumva ikintu kidimba basanze ari aho ngari kwihungura ati ni umugore wanjye rotaye ikote munsi y'urugo none se ikote rikidimba ko ati nanjye nari ndirimo ubwo bateye ikote rijyana na nyiraryo ati nanjye nari ndirimo Kagara ngaho urira rero musa nka mwa bayegereza kano kantu hirya kugira ngo naho nza gufata mugasubize hirya rwo gukeye ndagufasha rwose rwose Kagara hano ibintu byanjye byose wabiteguye kandi mfasha ngufashe kandi ugashaka kwanga nabaguye hasi kuko n'abanyarwanda b'abanyabugomo hano ngaguye hasi urahurira bo ntabwo wagwa hasi ariko biraza ari umuntu ageze kumbwira mukagara ngo base ngo bwarimo wagiuca bugufi ntabwo ati ndaca bugufi kandi muneganye zikana twari dupfuye ngo base ngo barimo base ngo ca bugufi ntabwo ateregana naciye bugufi kera kuvuga ngo uguye hasi kandi usanzwe uhari ntabwo byo bikunda ikibazo se ngo gutyo ngo ngira ngo umuntu abanza gusigaho utuntu tumeze nk'amavuta nta mavuta mufite amavuta se bikabyamira kazi yakuzanira yanzanira Simbata we na Kagara ubundi muziranye mute Kagara ni inshuti yanjye kera ariko abantu benshi bo muri showbiz ntabwo babizi ntabwo bigeze bamenya ko Kagara ari inshuti yanjye Kagara ndagiye kuzana amakara jya kuzana utuvuta twanuza twange kubuto bisanzwe n'akaroso akaroso turakagira karoso nakoresha kandi bikoresheje kandi bikoresheje usubune gashyashya turagura gashyashya wenda byawe deburi yaje ariko rero Kagara umuntu kwambitse kino kintu araguhemukiye naragowe mwana wagikuye musa nubwo yana ngoga mwana kotsa ngiye nambaye ibiboro by'ibintu kotsa nawe uri kwiyotsa ase Kagara ni ikihe kibazo cy'amatsiko kigira kuri Mbata
batangiye nakuze n'umufana sibyo none kora kubora nyine yambaraga boro by'ikaruvante n'ibiki byose none ikibazo njye mugiro kirange papi abasha kugikoresha rwaruko kiragoye kugikoresha se ndabizi se nyine usanga bari ba tekinoloji irimo hariya hantu so rero nimba mufite ibibazo byinshi cyane byinshi ntabwo ujya yibaza impamvu atarashaka kandi afite imvi umva nacyo urakimbajije kandi ngiye kukubwira ko ari ikintu byo mfite ndashaka kuza kumubaza impamvu ko numva nanjye binteye amatsiko ese izi nyama ese akamaro ko kotsa inyama nakahe Kagara ni kugira ngo zishye uzi ko mbaje ngo kamaro ko guteka nyine uzi urambaje akagamo guteka ibiryo nakahe icyo mvuga ntabwo kuziteka uzitetse bisanga ntabwo zashya Furara hejuru zirashya bundi hano nyine ni kuvuga ngo icana n'amakaramu hano abaho heating wati ko heat ubushyuhe bukaza bugahita ugiye bushyushya habo noneho wagira warambikaho inyama hano zishya nyine kubera waki bwa bushyuhe buzamuka none se aka kantu ziteretseho sibyo aka kantu ziteretseho uramutse ugateretse hariya ha kabiri ahangaha urumva ntabwo zashya neza amavuta y'igitsina yashize bagufata nk'utuntu sibyo nta bindi biciro bifite nta kijya wikaruma turabaca sibyo mbata papa biri umunjyari n'inyama nta kintu icyambere nuko ari inyama ubwenge bwo kibazo mbata hari ikibazo Kagarara yibazaga ngo kubera icyo utarashaka umugore nashaka umugore wese waramufite Kagarara umwana ashaka undi se Kagarara cyari umwana umwana ufite umutwe ugarutse uziko Kagara aramutse anyagiye watatose imyenda bitewe n'umutwe ukungana kubera umutwe ni munini wajyaga rasakaje ego rero Kagara ibyo bintu si urugomo muze koroshya ibintu ibyo bintu ni urugomo ariko tutuvuta rero niba turi bukore iki ariko ngira ngo tujye kugura ibyo bimera ko ibintu biba byagoranye nta muntu aba akennye n'igihugu kirakena kanswe ngiye mbata ndavanga ngo nko buri agacupa k'inkuza ariko nanjye ubona ntabwo mba norohe mwese ubona n'amavuta ashirana none se ubu ngubu wari buzotse gute nyine koko wari buzotse gute njye se nabuzotse ko Kagarara buziyokereza igene n'ibyo nshoboye ese nyine uzigura aha dore nkabona ubundi ibi nibyo biranga mucoma ni umwotsi ama mbata ni ikihe kibazo cy'amatsiko wowe ugikunda kugira kuri Kagarara cy'amatsiko nkunda kugira kuri Kagarara mba nshaka kumenya yagiye kugura nka box ayigura ati arayikoresha cyangwa ajya kugura pampa hamwe bagura pampasi z'abana pamperisi z'abana se Kagara ubu uramusubiza rero mbona asubiremo gatona impuza ndi mu nyuma iyo ugiye kugura box ugura box ahantu twese tugure cyangwa ugenda gukoresha iz'abana icyambere cyo nuko aba ariho small hakaba large hakaba na x large n'ibiki numva nyirigira muri small okay hanyuma igiye gukora agakingirizo rero ushaka ngo kujya gukora imibonano igiye gukora agakingirizo ugurira hene kandi nakubwiye ngo niba ari utw'abana nta tw'abana tubaho zose niza kandi ubu ruwa mu macu ireba life cyangwa ujye kugaragaza ngo ntabwo wageze ahantu sidiri cyane yuko ibyo bintu ngena nabana nabizi ase niba ntari umukiro wa satani gushaka iki ku iduka rye niko barashaka kiri muri ibyo bintu ngo nimba ntari umukiro wa satani ndashaka iki ku iduka rye ako kantu gafite amajwi urumva urumva njye niba ndabizi neza ko ntari umukiriya none ku iduka rye ndimo ndashaka iki uri kuhacana ntacyo ntabwo ujya muri ibyo bintu ni bon ese Kagara hari umukobwa w'umunyarwanda wo mu minsi kazi uri gukurana na Muhozi muri ino minsi ejo bundi duherutse kuganira ambwira ko ashaka kuba ari mu rukundo nawe yumva agufitiye crash umuntu wawe mu minsi ntabwo tuvuze amazina ubwo nimba ibyo bintu udashaka kubibarizwamo ubwo urumva bizagenda icyambere cyo navuga nta mugabo ndimo nta mugabo ndimo pe
nigira handi nta mugabo sha aho yahushe ese ubwo urumva umuntu azabana nawe utabomora umuntu azabana nawe utabomora kubera iki nta mugabo kurimo kandi njye nyine mbingiziho nyine urumva umuntu wowe uriyizi urumva umuntu azakujya inyuma utabomora tu njyewe se oya nasibyo ni ukuvuga ngo ariko umuntu atanabomoye nta kibazo ese atamubomoye yabiki uko umugani atabomoye yabiki mwese ubwo urumva yabaje kugushaka iki nta mugabo ndimo nyine uredi wabyumva yaba yarashe hasi yarashe hasi pe yawushije yaba yarashamanwa yawushije rwose ni ukuri yawushije irwase n'umuriro ko mbona umuriro hangaho go ariko twotsa gake niya ntuza ya byokezo bigezweho njye bintu bya kijyambere yotsa gake ya mu kanya ukaza ugahindura reko kagara hari ibintu njye nibaza bikancanga uyu ni umuntu izi nyama turazirisha umunyu gusa nta kindi kintu turi bushyireho ntuzi ko amafaranga nayo iki kiraseka ibiki ariko nibyo inyama n'umunyu gusa byonyine twe ntabwo dushaka kuba ubuzima bw'abandi bati yaravuze ati ntabwo ashaka kuba ubuzima bw'abandi ashaka kuba ubuzima bwiwe ni ibi ngibi nimba ari ibyo nshoboye ni ibyo ngibyo mwese murajya wajya kwikopesha akaba ni sawa akabaga kanjye kashizemo none se wamanutse twarekaho gatoya mu kanya tukagaruka ntaribwo reka tuganira banza tureke ariko reka ngufashe ndimanura aha udahirima dore utagwa hasi hano n'undi usanzwe uhari udahirima yes iki gikapu cyawe se nta bwenge burimo iki ngiki aya ni amafaranga kagara rero hari ibintu bibiri abantu batajya bamenya kubana n'umuntu mukabana igihe kinini kandi mukabana mu bintu byombi ejo bundi nabonye poroje yawe y'uko ugiye kujya usura abantu bafite ubumuga kandi ukagira icyo bamarira which is good ndabaye se nka kagara nk'inshuti yanjye nimba ari umuntu wenda tubanye imyaka nke tumaranye urayizi nkaba numva ubundi umuntu wawe umushyigikira muri poroje ye afite kugira nyine abone ko muri kumwe ndabaye ati njyewe nanjye ntabwo mpagaze neza simeze neza ku rwego wenda nakubwira ngo wenda ndi bufate amamiliyoni nguye ko nanjye nayo mfite ko wenda bafite ubumuga bw'umubiri nanjye mfite ubumuga bw'umufuka sorry ntabwo bakivuga ngo kugira nyine kuba ariko nabyo wari ubikoze neza bafite ubumuga ni ukuvuga ngo rero bo bafite buriya nanjye nkagira ubw'umufuka ariko nanone ntabwo mbereye aho ntabwo mbereye aho uko biri kose Imana ryari icyo yampaye kurenza icyo yabahaye so navuze ngo reka ngo uhamagare nk'akagarara nk'umushuti wanjye uze twicare tuganire turebe muri bikeya mfite ariko ibyo nguha ni ibyo ndaba mfite kandi aba ari bigenda bafashisha hari igihe usanga umuntu afite ubumuga bwo kuba yicaye nk'ahantu hamwe atabasha kubona uko ajya gushaka nk'amakara ngo ateke igihe ushobora kubona umuntu afite ubumuga bwo kuba ari ahantu hamwe afite n'ubwigunge rero mu bintu nsagura mu bikoresho byanjye mfite hano mu nzu mfite kano kagaze aka ngaka kagaze k'umuriro niko ngiye kuguha nguhe n'iyi radiyo mfite indi mu nzu iyi radiyo ngiyi irahanga uzasanga umuntu ufite ubumuga ariko aba ari n'ahantu hamwe uyihuye nawe ajye ayumva yumva n'amakuru uzasanga undi muntu ufite ubumuga ariko wenda akeneye ka gaze ko gutekaho mu gihe ngiye nshobora kuba mfite iyi ngiyi mfite icyokezo mfite byose n'indi muhaye imwe nta kintu njye numva ntacyo mba ndi buhunde cyane mu buryo bwiza bwo kugira ngo tuvuge ibintu tunabikora ibi bintu bavanga bitwara wenda mbere ya byose baje gushimira ko niba uri umuntu wenda abonye poroje yanjye kuvuga ati ndi umuntu nanjye washyigikira cyangwa se ndi umuntu wagira icyo nkoraho nubwo wenda ntacyo mfite ariko nanjye muri bike mfite nshobora kuba nagira icyo ntangaho first of all navuga ko baje gushimira kuko
rimwe na rimwe umutima ntabwo abantu benshi bawugira. Nkunda gukoresha ijambo rivuga ngo n'ufashwa nawe yafasha. Nta muntu rero uvuga ngo ngenda nemereye gufasha, nemereye kugira gute, kandi abantu wenda banabimenye neza cyane. Iyi ni projet natangiye kandi ngomba kuzakora, kandi ikagira abantu muri rusange ndetse ikagira ikizanafasha n'igihugu. Kuko nindamuka nkoze mobilization ku bantu, urugero abantu bafite umwanya nk'abantu baje nkabwira ati murabona gutya na gutya, muhaguruke mukore. Nyine njyewe navuga ko ubundi concept yawe njye numvise uvuga ko ugiye kubafasha just ariko ni ukubafasha for once cyangwa ni ukubafasha ku buryo nabo bagira icyo bifasha. Ni ukuvuga ngo ubundi ikintu kibihatse njyewe kakanya navuga ko nta bushobozi bw'amafaranga mfite, ariko icyo mfite ndagitanga. Niba ari ubushobozi bwo kubabwira ngo nanjye niba naritunyutse n'umuntu ufite ubumuga, wayi note mwebwe mutakitinyuka ngo muze mugere gute dukore icyo tugiyeho no kubaka igihugu cyacu. So ni ukuvuga ngo buri muntu nyine wese, ntabwo njye nita ku ufite ubumuga, ntabwo nita nyine kuba umeze gutya na gutya, ko ari umunyarwanda, ariko especially njye ndeba kubona afite ubumuga kuko nitwe duhuranye n'ibibazo bimwe na bimwe bitugoye. Nkunda kuvuga ngo akanya hari imiryango ifite abantu bafite ubumuga batagomba kuba abantu bashobora kuba nyine basohoka ngo bajyanze bababone, bikaba ari ipfunwe kugira ngo umwana, kuko niba wenda usuye nk'umuryango avuga ati wenda mfite, ugasanga umuryango ufite nk'abana 5, najya kuvuga ugasanga avuze 4. Ari ikintu mu cyongereza bita segregation, bijya bibabaho bakaba segregating ku buryo wenda bavuga ngo mwebwe iyo haje ngo mwebwe, kandi iryo hohoterwa muri korerwa. Ni ukuvuga ngo iki kintu cyo navuga ko wenda nihereho, ntabwo ngiye kuvuga abandi, ni ibintu njye byabayeho nagiye natanga n'ubuhamya bagiye atandukanye. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu njye nk'umuntu byabayeho mbizi uburemere bwabyo, niyo mpamvu ntagurutse kugira ngo njye mbirwanye, kugira ngo na wa wundi nawe wumva ko adashoboye yumve ko nashoboye kandi agomba gukora. Igisubizo ntabwo ari kujya ku muhanda basabiriza, urumva, kwicara ku muhanda ngo mpampa isi, ntabwo ari cyo nshaka. Nshaka ko nabo baza tugakora, bakagira nyine uko babaho, yes, uburyo babaho nabo bifashije muri ubwo buryo. Nibwo buryo natangiye kujya mbasura, ndetse wenda sabo ngabo gusa kuko nzagenda nsura n'abandi bantu mu buryo bugiye butandukanye, bazagenda abantu babibona. Ese ubundi Kagara, mbere ko wenda utangira iyi projet, njye niyo nzi wenda ya mbere utangiye, nzi ko uri umunyeshuri, ubundi se ukora iki kugira ngo ubaho ute? Kakanya navuga ko nta bintu byadanze nkora, ariko muri biki nkora nyine bituma njye mbaho. Nyine muri biki ukora? Icyambere cyo ni kimwe, njye abantu bamenye kuri social media cyane, ndi umukinnyi w'amafilime nyina projet agiye atandukanye. Aho ngaho rero ntabwo ngiye kwigaragaza gusa, kuko n'ahantu nkura amafaranga, amafaranga akagera gute akamfasha kubaho. Si amafaranga y'ikirenga gusa mfasha kubaho. Ni ukuvuga ngo mu magambo make Kagara ni umukinnyi wa filime, icyo akora kugira ngo abeho. Hanyuma se ujya gutangira iyi concept yawe yo gufasha abantu babana n'ubumuga, hari byanga byakunda hari ikintu watekereje ko wenda iyi concept izaba ifite budget ingana gutya, bizatwara igihe kingana gitya, nyuma y'iki gihe wenda tuzabona umusaruro wa mbere, dutegure wenda ni concept ya kabiri. Mbere yo gutegura concept yawe wari ufite budget byibuze ingana gute kuri wowe no kuyo twebwe tugomba kuguha abantu bagushyigikiye? So ni ukuvuga ngo ikintu navuga, njye bwa mbere nagize igitekerezo, kandi numva ko igitekerezo kira gute cyashoboka, kandi ntabwo na guesstimate nyine nahita nyine nkubwira ngo budget nateguye ari ingana gutya, gusa budget njye nari mfite ko ari ukubwira abantu. Iyo niyo budget njye nari mfite, iyo niyo budget wumva nyine niyo nari mfite yo kubwira abantu. Nongo contribution yawe ya mobilisation kubwira abantu, kuko njyewe ntabwo ari ibintu nakoze wenda ngo bibere n'umusaruro, kuko niba kakanya Kagara nicara ngamarwa n'umuntu ufite ubumuga akambwira ati ibiganiro ujya ukora byaramfashe, nanjye ubwanjye naritinyutse, uwo muntu ntikize duhura. Nyine ibyo ni ibintu byiza
igaragaza ko byasa kose abantu bafite ubumuga banyumva ndetse n'abandi bose n'abandi badafite ubumuga muri rusange nabo wumva bagira isomo bagera gute bagenda bakuramo. Hanyuma iyo urebye wenda mu biganiro bicyo umaze gukora uvuga kuri ibyo bintu ukurikije wenda ubwitabire bw'ababireba n'uburyo bitabira umushinga ubona biri ku kigero cya 100%, ubona habura iki kugira ngo byibuze ubashe guhitinga target yawe? So no kuvuga ngo wenda icyo nabivugaho cyo ngicyo ndatangira nshimira abantu kuko abantu navuga ko nyine abantu badukurikira iyo nkunga ya mbere bura baduhereza ikomeye kandi nkunda kuvuga ngo ibintu n'abantu udafite abantu nta bintu waba ufite. So no kuvuga ngo uko byasa kose aho biri harashimishije wenda ngiye kugeranya ku ijana nyine biri ahantu heza singiye guta focus ngo biri kuno mubare gusa ariko ntabwo biri munsi ya 50%. Ya no kuvuga ngo nyine twebwe nibwo tugitangira urumva nge ntandukanye n'abantu baba muri negativite gusa yemba mu bantu baba mu bintu nyine positive nimba biri hejuru ya 50 it's fine n'ibindi bizakorwa natwe twatangiye kubizamo n'abandi babizamo abandi bantu bafite amazina akomeye muri iki gihugu uzabasure baganirize nabo bazagufasha kandi bazagushyigikira cyane. Urumva nabwiye abantu ngo nyine gitwe twatangiye navuga ko turi mu ntangiriro ariko nizera ko uzatugenda dukora ndetse tunabikora nyine uburyo buri right bwiza ndakeka bizagira inyungu ndetse bikajya n'abantu bifasha muri rusange cyane rwose. Urugero nuko byumva rero ikindi nakongeraho ahandi uzajya kureba umuntu wenda ufite ubumuga runaka nubona bishoboka uzambwira ngo tujyane. Mbaye mbashimiye cyane yambaye mbashimiye murakucyo nabwa nkunda kubwira abantu ngo iyo mbuze icyo nk'umuntu ndavuga ngo Imana izamuhumugisha. Murakoze cyane. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.